reka nkubwire ibintu byo by'igihe twakundaniye ntabwo mbizi kubera ko ubundi abandi impamvu babara igihe bakundaniye bakanaselebratinga amadate bahuriyeho donc wenda ngo kuyamereza ngo ku itariki n'iyi ngo nahuye n'uyu nguyu ngo bajya kuri date bakamugira gute ibyo bintu ntabyo twigeze dukora twari dusanzwe tuziranye iyo mu rugo habaga fete yabaga yaraje mama njye mfite musaza wanjye naramubwiye ngo nzanye undi muhungu abe musaza wanjye babe babiri umunyine yazaga mu rugo abantu bose bamuzi bose ari uwacu tu afite sheri nanjye mfite sheri uziko ntigeze no kumufasha gukora indirimbo ya sheri ahubwo twaje kugeza ariko rata twebwe icyo twakoze ni ugutegura nyine byo kubana kandi kuri kodini none se nta kibazo ntabwo twamenya ngo nyine gusa nyine urumva ko imitima yawe ufite umuntu iyo ari inshuti yawe nyine best friend wawe ukajya umubwira ati kanaka yambabaje byagenze uku nawe akakubwira ati kanaka byagenze uku arumva bwa mbere ntabwo byabura gutereta ntabwo byabura ariko bwa mbere bimbwira ntabwo nibuka igihe ushobora kuba ari 2022 hafi na graduation ye hambwira ntibyakunda nyine harimo difference nyinshi cyane nkabona ntibizavamo nkuko namwe mwebwe abantu batuzi babaga babona bitakunda bazi ko rimwe na rimwe n'umuntu wabaga ntereta cyangwa nawe abakobwa yabaga tereta babaga babona nje nawe tutabana nyine nta nubwo habagaho gufuha cyangwa kugira gute kabisa nta muntu umwe yabye expectinga natwe rero uko kuntu abantu batabye expectingaga natwe ntabwo twumvaga bidashoboka arambwira nti rero ntabwo byakunda reba nawe ibi nibi singiye kubijyamo urumva bisa nkaho tubyihoreye donc dukomeza kwibera inshuti ariko inshuti ntazi ukuntu zimeze mpe ntabwo twacaga inyuma inshuti zacu twateretanaga ariko njyewe uko nabibonaga nshaka kuba twarakundanaga kuko nyine niba umuntu udashobora kumuhisha ikintu na kimwe ukamujyana no gusura sheri wawe akaguherekeza mukagaruka avuga ati yambabaje byagenze uku donc akaba ari umuntu uri mu buzima bwawe kandi mutagira ikintu mupfana ukaba ufite 500 mukayagabana umwe agafata 250 waba ufite tike batayifite wenda ari we ufite urugendo ruri prioritaire ukavuga ati ngiye reka mbyihorere uri kumva ubwo buzima ariko tudakundana dukora indirimbo gusa bakanabitubaza turabatereka niyo mpamvu hagiye haduka ibintu ngo barabihakana ngo barabihakana twabaga tubihakana nyine kuko twumvaga tutabyiyumvisha ntabwo twumvaga ngo ari ibiki ahubwo nyuma nubwo navuga nyine twaje gufata umwanzuro mwe twabafasha nk'umunsi umwe hari ukuntu ngerekana ivugira ibyanjye nawe uvuga ibyawe sibyo ngewe kuri side yanjye warankundaga waranamfuhiraga abahungu bose wabaga ubazi ibintu byose ubizi hari n'uwo twize gushwanira utabishaka ko dukundana ntabwo ndabivuga ariko narabibonaga ko yankundaga pe yaranabimbwiraga yaranabinyerekaga ariko twaravuganye ko bidashoboka noneho ariko tukajya tugira nyine buri wese afite aho bakundana nabo byaba byapfuye akavuga ati ariko ubundi twazabaritsa abo bantu bose tukikundanira natinze kubyemera komeje gutsimbarara ko bitakunda ariko nyuma naje gusubiza amaso inyuma mbona uhaye inoti kubera iki bitakunda ubwo nawe vuga ibyawe kandi bivuze mvuze ibyanjye nkurikije ukuntu byari bimeze donc navuye ku byo nari nsimbaraye kuko bitakunda nemera ko byakunda nyine bitabina igihe gito cyane gishoboka icyemezo umuntu agifata mu gihe gito cyane gishoboka ushobora kuba wenda utekereza ko hari ibintu byinshi cyane utekereza ukabona ugakora urutonde rukaba rwinshi rw'ibintu bidashoboka ugasanga ibidashoboka nibyo byinshi ariko uvuga uti ngiye kubifesinga nyine ndabiha umurongo ndabikora birakunda iyo wamaze kubyishyiraho wumva ko bikunda ushakisha n'uburyo bwose bushobora kuzakunda
mufite nshobora kuko umutima we ntumujya inama, umutima wo uhora kumvisha buryo ki ukunda umuntu nyine, umutima umukunda. Kuba umutima umukunda rero wowe mu mubiri cyangwa se ibindi bintu byo ku ruhande bigakora ukuntu ibyo bintu byashoboka, buriya niyo ukurikiye icyo umutima nama atakubwira, ugera hanze ugasanga waribeshyaga, ugasanga ahubwo ibyo ugiyemo nibyo bidashoboka. Niyo mpamvu rero njyewe navuze nti ngomba kwiprovinga nyine ko bishoboka, nkabimubwira, nkabimwereka, noneho tugapanga uburyo ki tujya inama, ubuzima nyine bugakunda nyine bigashoboka. Ibikeya dushobora guheraho bishobora kudufasha ko bishoboka, tukabihuzamo hagati bigakunda. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro navuga ngiye kwikundisha ko bishoboye, nkajya nkora n'insista kugeza igihe nyine tuboneye bikunze. Ndanibuka n'igihe mu proposa ntabyo yarazi. Bino bintu abantu bavuga ngo abantu ngo baba bizi, ngo baba babyumvikanyeho, ntabyo yarazi pe, ntabyo yarazi kuri wa rwego byaramutunguye. Oya, ibyo kanzi itagukwira byo wenda sinzi, ahubwo byagutunguye ku rwego washobora kuvuga ngo no, ni risk, iyo bitari risk twabikoze kuri uyu munsi atabizi nyine, nta kintu na kimwe biziho. Ngiye mfashe imisatsi ngiye kubimubwira naho turebe uko bigenda, niyemera tuzabikora, natemera nyine ubwo sobiyo ariko wadutanze ntabwo ari njye wa mbere, ariko umuntu nanze nta nubwo abantu babimenya, none se ko mutabipostinga. Nari mfite icyizere cy'uko nyine bizakunda, kubw'amahirwe nyine mbona birakunze. Noneho kuva icyo gihe dukurikizaho ibisanzwe n'iby'umubano, dukurikira inzira, ikiganiro kirarangiye n'amategeko, dukurikira inzira yemewe n'amategeko. Imana iduha umugisha nyine tubana n'umwana. Hagati aho nyine harimo challenge nyinshi cyane, ntabwo wari kubivuga byose ngo birangize umunyamagambo abivuge. Niwe wabivuga neza, ntabwo ari uko ufite amagambo menshi, ahubwo nuko niwe wabivuga neza. Hagati aho ngaho urumva tuba dusanzwe, nubwo nyine wenda mwebwe ari abantu batubona babonye indirimbo bakaba baratubonye gusa, ariko hariho nabwo tubana mu buzima basanzwe batuzi, abo duhurira muri mu makorari, abo duhurira mu tuzi dusanzwe dukora nyine batuzi, baba basanzwe muziranye, babaga batuzi, twarahoranaga pe. Ariko wenda ukurikije aparance abantu bakavuga ati ntabwo byakunda, se mwabana gute, mwabaho gute. Donc n'abantu batangiraga kudukeka ngo turakundana, tukavuga ati wapi, kubera ko twabaga dufite ubwoba ko hakundi umuntu umwemereye nk'ibintu atatangira kukwereka ko bidashoboka, ibiki izo risque zose nyine twagiye gufata umwanzuro twaramaze kubinyuramo, abantu batubwira ati reka ntabwo byakunda. Ku ruhande rwanjye wenda bakambwira ibyabo, nawe bakamubwira ibye, twafashe umwanzuro twarafunze nk'umutwe ariko navuga, turaceceka, turabyimenyera, turakundana, ariko abantu dukomeza kuvuga ko tuvukana. Ndabyuka hano twakoreraga igikondo, baga bazi ko turi abavandimwe, kandi kuko nyine bazi ko turi abavandimwe, kajya tuvuga ko shanga murakundana, ati none se wabura gukunda umusaza wawe gute. Hanyuma abantu bamwe na bamwe bagenda babimenya, bamwe baradusapotinga, abandi batereka reka ntibishoboka, kugeza no ku munsi wa propose wa mugani jewe kuba bari mu propose byo ntabyo nari nzi, gusa twarakundanaga nyine, twari twarafashe umwanzuro ko dukundana, kandi ko igihe tuzabonera ubushobozi tuzabana. Nta muntu n'umwe twari twarabibwiye, nta famiye, ntabwo nyine twabaga dukundana gusa, nyine n'abantu baratangiye kubibona gake dupostinga naya. Niho rero maze kujya hanze kwa rubanda propose, abantu rero batabatangira kukwataka ati uri sure uragiye nyine
ati buriya se wabuze undi mugabo, buriya se wabuze undi mugore, nyine urumva uri tayari aka kanya, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuntu muririmbana se ubwo se ngo indirimbo ngo zizabatunga, ubwo se challenge nyinshi cyane zituma umuntu nanagenda akanabitekerezaho ugatangira kugira ubwoba ko wenda ushobora kuba wibeshye, ariko bw'amahirwe nyine Imana yabigiyemo cyane n'ubu ngo biracyabirimo. Nta bindi bintu byinshi ifite byo kubabwira, nyine twateguye ubukwe bigenda neza, turabana turabyara, nyuma yo kubyara turongera turaririmba, tumaze gukora indirimbo imwe, hari indirimbo ebyiri ariko harimo hari n'izo twakoranye n'abandi, hari n'iyo twakoranye na Sanone, twakoranye na Sanone na Oreste. ntabwo twarekeye kuririmba ni uko nyine hashimo icyo gihe. Hari n'izo dufite muri studio, dufite indirimbo zize nko muri 5 muri studio, nizo duteganya gukora vuba aha ngaha. Rero ndumva muri make nta kintu dusize inyuma, byose turabivuze. Kereka hanyuma hari waba ufite icyo yifuza kumenya akabishyira muri comment, ariko uzamusubiza ubutaha. Gusa ndashaka ko tuvuga nyine ku kintu cy'ubuzima nyine muri iyi minsi. Urumva ntabwo dukora indirimbo gusa, hari n'ibyo duhugiye mu bindi bisanzwe, kugira ngo nyine dukomeze dutere imbere, yaba mu buzima busanzwe, yaba n'ubwa roho cyangwa se ubw'isengesho ndetse n'ubw'indirimbo. Tugira n'ibindi bintu dukora mu buzima busanzwe. Rero njye ndi mwarimu wa muzika, nashyizeho gahunda yo kwigisha abantu bifuza umuziki. Uri mwarimu wa muzika hehe mwigisha? Mwarimu wa muzika, babwira aho wigisha, babwire iyo ndi mwarimu wa muzika, mfite ndumva maze nk'igihe kingana nk'imyaka igeze muri 4 nigisha abana batoya, aho nkora mu buzima busanzwe kuva mu gitondo kugera nimugoroba nigisha abana. Bazazane n'abana babo bigishe. Urashaka bagwa amafaranga yo kubabamariza? Ntabwo ko mvuga nisanzuye ngo mpere bande. Maguruke wisanzure. Ntabwo ushaka mvuga nisanzuye. Okay, guys, sanzure. Mwarimu wa muzika, maze imyaka 4 nigisha abana, ubu mfite ndumva maze kugirana akamenyero n'abana, iyo nigisha abana neza, ibintu nkora neza. Ubwo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba nkora nyine mu kigo cya Madame International School Complex Kibagabaga, ariko nyine nkora n'ama home coaching. Iyo hari umuntu wifuje ko mufashiriza umwana mu rugo, ndabikora. Kandi maze kugira abana maze kugira impano zize nko muri 5 nshobora kwerekana zazamutse zikava ku rwego. Abana 5 nibo umaze kwigisha bonyine kuva wagera impano zisanzwe ziri ku ruhande, apana mu kwishuri hari benshi, ko ntago ndi kubavugaho cyane kuko tugira ahandi duhurira. Ariko hari na gahunda nashyizeho muri iyi minsi yo kwigisha abantu bifuza kumenya muzika, gusoma solfège, amanota ya muzika. Tuzajya dukora iminsi 3 mu cyumweru, amasaha 2 ku munsi, amasaha 2 mu mibyiza dukora isaha 1 n'igice nyuma y'akazi, kugira ngo bitarambirana abantu bifuza kwiga umuziki. Kandi buriya abantu babona umuziki bakagira ngo ni ibintu bikomeye, bakagira ngo ni ibintu abantu badashobora, cyane abarimbye mu makorari nibo ndi gushishikariza cyane, ariko n'abandi bose. Biratangaje ko umuntu ashobora kuba amaze nk'imyaka 5 muri korari yiga indirimbo, kwa kuri tujya kwiga mu majwi aho twese turabizi, ugasanga baragusomera buri gihe, afata umutwe buri gihe. Kandi mu by'ukuri ushobora kubona isaha 1 n'igice nyuma saa sita uvuye ku kazi ukaza twiga umuziki. Kandi noneho ntabwo ari iyo saha 1 n'igice gusa, buri munsi ndakurikirana nkamenya ngo hari umwitozo wakoze kuva kuri uyu munsi. Ndakubwiza ko udashobora kumara amezi 3 cyangwa se amezi 2 n'igice utazi gusoma amanota ya muzika, ku buryo ushobora kubona kopi ntujye gusobanuza ngo ibintu ni ibiki, cyangwa se nibajya kwiga wowe nimujya muri koro ugasanga nta mwarimu uhari, ubwo korari ntayabaye mwatashye. Ibyo bintu rero mureke tubirwanye, muze tuzatwigira Sainte Famille muri Joke iminsi 3 kuva kwa 2 kwa 4 ndetse no kwa 5 saa 11 n'igice. Hanyuma tuzajya babona umwanya muri weekend, muri iyo minsi y'imibyizi tuzatwiga ku cyumweru kuva saa 9 kugeza saa 12
amasaha 3 twige gusoma muzika ku buryo ndashaka ko abaririmbyi bose bari mu makorali byibura bazajya baba bazi gusoma amanota y'ibanze ya muzika. Noneho gake gake nyuma y'igihe musanga murahindutse abanyamuzika mwese. Hanyuma se home coaching. Hanyuma home coaching nazo ndazikora bipanga bitewe n'igihe kuko abana benshi bakunda kuboneka mu mavakanse. Ndashaka rero kuzabashyiraho ahantu muzazana abana. Oya none se ubundi umubyeyi nshaka kuza. N'ubu turapanga tugahuza amasaha bitewe n'igihe umwana wabonekera cyangwa se nawe ubwawe igihe ubonekera nkaza nkamufasha mu rugo. Nongeye nabaye umunyamakuru ndacyakubaza. Ubwo ndumva ibyo bintu byaba ari byiza ariko ntabwo tubwiye ntangahe ese bizabamarira iki donc tudusobanurire neza tubwire n'ibiciro tubwire n'ukuntu twakubona umuntu ubyifuza. Turaboneka n'aha ngaha ni urubuga duhuriraho ushaka kwandika comment cyangwa se ukadushaka kuri Instagram n'amazina n'ubundi Salomon. Washyiraho na nimero yawe ukoresha ahubwo nimero ya telefone byose ntago washyira nimero zacu ngo nyine zibe zabura ahantu hose ziba ziri. Wayivuga nta kibazo. Nimero ya telefone yibwire ngiye kuvugire yimvugire umugabo wanjye agira isoni. Ntabwo ndi isoni. Ntabwo nagize kuvuga ivugire nimero yawe bakwandikira 6 2 8 1 4 3 080 6 2 8 1 umva ukamuhamagara ari business gusa sibyo mwabagore mwe. Ushaka kumpamagara tugapanga uburyo ushaka kwigishiriza umwana hanyuma biterwa n'igihe nyine twumvikanye. Ibyo by'amafaranga byo ntabwo ndi bivuge tushatse. Ariko ibya Saint Famille amafaranga wayavuga ni bya rusange ni make. Ibya rusange byo ntabwo nigeze mu by'ukuri nca abantu amafaranga ahubwo nabasabye ushaka guteza imbere ndashaka ko mumfasha kugera aho mbigishiriza kuko nimba tuvuze ko ibihumbi 15 ku kwezi ariyo mafaranga muzajya mwishyura abantu bose bifuza kwiga umuziki utariyandikisha ariko ukishyura 15,000 hanyuma ukaza kwiga inshuro 3 mu cyumweru ubwo ni iminsi 12 mu kwezi. Mu by'ukuri iyo ugabanyije usanga ni igihumbi nicyo uzajya wishyura. Aho nzajya mba ndi kuhava kugira ngo nze kwigisha nzategesha amafaranga yenze igihumbi. Mu by'ukuri rero ntago naciye amafaranga ahubwo navuze reka duhuze imbaraga turebe ko hari icyo twageraho. Ubwo rero mwiyandikishe vuba ndaza kushyiraho link wishyuye 15,000 ukurikiza amabwiriza kuri link nyine byandikishe biroroshye wohereza screenshot hanyuma ubwo amasomo azatangira kuri 3 z'ukwa kabiri ni vuba ahangaha. Ndashaka ko tuzaba turi umubare uhagije kugira ngo kandi noneho mu gihe dutangirane hatazagira umuntu wenda ushaka kuzamo hagati ugasanga irasigaye hari abakoze amasomo mbere nubwo nabyo bitagurishijwe ariko ikiza nuko babikora hakiri kare kugira ngo batangirane. Hacyari icyumweru 2 ndakeka hacyari iminsi iyo gahunda rero najya ngo nyibabwireho kugira ngo mishyire mu itekerezeho. Ubwo ni ku ruhande rwanjye ariko mu busanzwe dufite n'ibindi bintu dukoranye muri company. Ubwo ni rwo ruhande rwanjye se njye ntabwo uruhande anyway ni nagira ngo batazakubura mu ishuri bakakumbaza. Njye nigira mu rugo sha batazakubura mu ishuri uje kubigisha bakakumbaza. Jewe natwe dufite indi company ntabwo ari njyewe uyifite ni yacu twese yo guteka yitwa SL Cuisine. Dutekera amakwe ibirori ibyo ari byo byose ikintu cyose gikenerwa ahantu hose wakenera umuntu akuzanira ibiryo turabikora kandi ntabwo duhenda. Social media ni SL Cuisine, kuri Instagram ni SL Event and Cuisine, kuri TikTok ni SL Cuisine. Nta YouTube ni business nshyashya yacu twatangiye nka Salome Roberto. Turabasaba kudusapotinga nkuko mwadusapotinze n'ubundi mu bijyanye no kuririmba turabizi muradukunda tubikora neza.
abo twabikoreye wenda barabizi bashaka kudufasha bakadutangira ubuhamya tubikora neza ibintu byacu biba ari byiza biba bisa neza biba bifite isuku abakozi bacu n'abaprofesiyoneri nanjye ni umutetsi nkunda guteka ndanabizi ndumva ari ibyo ngibyo kuko ntabwo nabahame ni hano ntabwo nagira gute nanjye ndashyiraho nimero kugira ngo uramutse ufite ubukwe ufite ibirori ufite icyo waba ufite cyose muri uyu mwaka turavugana ntabwo duhenda kandi dukora ibintu byiza kamubwire nimero buri interested uzatuvugisha twandikira kuri WhatsApp cyangwa ugahamagara ariko gihe WhatsApp niyo imbangukira niyo ituma mbona message yawe kuko ushobora kumpamagara wenda nkambura ubibonye ugahita umbura ugatugira ngo wenda ntabwo nimero itari ariko kuri WhatsApp niho mba nizeye neza ko uba wizeye neza ko iyo message iri bungereho 0783 74 4354 0783 74 4354 niba ufite ubukwe niba ufite ibindi birori ariko cyane cyane bafite ubukwe mu minsi iri imbere ndaza no gushyiraho iyindi yitwa door to door catering nzajya nkuzanira ibiryo ahantu hose uri waba ushaka agaplate kamwe waba ushaka bingahe hari umukameramani witwa Rubizi uri gukoma amashyi arabyishimiye reka nawe tumushimire twegeye kumuvuga mu kiganiro utumye nsubira inyuma Rubizi ni umuntu wacu cyane yadufashije nawe ibintu byinshi twakuribuka hari video twigeze gukorana isereri we igoye gukorana iminsi ibiri cyane turamushimiye nawe Imana igumugisha mwana nidutangira door to door nzabanza mukorere catering nk'inshuro nk'ebyiri ku buntu byemereye kuri kamera ndashaka kuzana niyo nayo ndashaka kuincludingamo muri SR Cuisine uzajya uhamagara ya nimero nakubwiye ubundi mbwira uti ndashaka ibiryo nzajya nkubwira ibiri kuri menu uwo munsi ubundi numva ari sawa nkuherereza amafaranga ku mafaranga make bizaba bipakinze neza apana kubizana bikakugeraho byamenetse byagize gute byanduye uzabibona tubona koko ko ari byiza ko bisa neza ko bidizavinga kubigura kandi ntabwo bizaba bihenze ndateganya 7,000 ntabwo nubwo mbere nyivuze iyo business ariko ndabikora mu rugo kwa kabiri n'impamvu mise mbivuga ubwo ndabategereje rero dushyigikire yaba abanyeshuri ba muzika abashaka kwiga umuziki abantu bo mu makorali nta myaka runaka bazagenderaho niba uri umuririmbyi ukaba urambiwe kuba wasibye ugasanga bizi indirimbo ukazakenera kwiga ku ruhande ubonye igisubizo kandi niba utanaboneka muri iyo minsi azajya yigishamo wowe ushobora kwatendinga wenda nko kuwa kabiri kuwa kane ntuboneke kuwa kane utabonetse kuwa gatanu bazajya basubiramo ibyo bize muri ya minsi ibiri ishize kandi noneho mufite group ya WhatsApp bazajya bahoherezaho nka exercise buri munsi ukirikodinga ukohereza donc kugukurikirana biroroshye bungu biterambere ryarabyoroheje ntago ari ngombwa ko buri munsi watendinga class igihe uramutse ubishaka kubyiga rwose biroroshye kandi urumva ko ari nkaho ari ubuntu ni umuntu urebye abantu babishaka rero nabyo nkahamagara ya nimero Robert yabahaye ndumva twasoreza aho ngaho ikindi nagira ngo nsaba abantu no kudusabira mujye muramudusengera tuzakomeze turirimbe mukomeze mundandukunde nyine nimuzatureke n'umwuti babwiye story ntago story yacu irangiye dufite izindi nzozi nyinshi turashaka gutera imbere turashaka kubaho indirimbo nyinshi cyane turashaka kugira andi mateka ku buryo noneho mu yindi myaka ingana nabwo tuzicara tukavuga ngo twarabanye nuko bigenda uko turashaka iyindi history kandi nayo nziza ariko ntabwo byakunda mudahari kuko n'ubu ngubu n'ibi ngibi ni mwebwe yego naba mukobwa bashaza bayaje bazadufasha avugira hejuru azi kuririmba afite ijwi rinini cyane mwitege mu minsi iri imbere harabaho indirimbo ye ya mbere wakoze cyane rero Imana wamugisha wakoze kuza mu kiganiro mwana ngiye gutanshimiye ngiye ntabwo nakoze ubwo urakoze bye bye